Fanya Kazi TV, we are the solution. Nongeye kuguha ikaze kuri Fanya Kazi TV. Nizera ko umeze neza cyane. Nge ni Mr. Fanya Kazi. Nkaba nguhaye ikaze wowe udukurikiye kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya nje gusubiza umuntu wadusabye ko twamukorera video ivuga uko cyangwa se igaragaza uko wakora import ya Quantum Wallet. Nawe rero ushobora kuba ubyibaza cyangwa se wari ufite icyo kibazo, gumana natwe ukurikireza iyi video maze turebere hamwe uko ibyo twabikora. Stay in touch. Ikintu cya mbere nakubwira ugomba kuzirikana nuko ugomba kuba uzi neza cyangwa se warabitse icyo bita recovery phrase cyangwa se seed phrase. Ariko nanone ukaba se wenda warabitse private key zimwe batwereka iyo turi gufungura Quantum Wallet. Niba utarafungura Quantum Wallet, nakubwira ko wanyarukira gato muri description y'iyi video ukabanza ukareba uko wayifungura step by step. Ariko muri aka kanya reka turebe uko wabigenza. Niba udafite iki kibazo ariko ukaba wifuza kumenya private key yawe cyangwa se seed phrase yawe, reka maze nkwereke uko wayigeraho. Icya mbere urinjira muri Quantum Wallet yawe, ushyiremo pin uba waremeje, hanyuma uraza hano kuri mi cyangwa se profile yawe, ujye kuri wallet management. Hano niho usanga wallet address yawe, inimwe ushobora gutanga uri gutransferinga cyangwa se uri kwakira coins zitandukanye ziva ku ma exchanges. Ariko no hano tugiye kuri export private key. Ahangaha niho rero uba usabwa kongera gushyiramo ya pin yawe y'imibare 6. Hanyuma hari ibintu bagiye kukubwira, barakubwira ati the private key is the master key to your wallet. Check all options to confirm you understand the importance of mnemonic phrase. Ahanga barakubwira ko private key yawe ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri wallet yawe cyangwa se ku ikofi yawe tubise mu Kinyarwanda. Niba rero koko umaze gusobanukirwa neza ibisabwa, ahanga barakubwira ngo kanda kuri utu tuntu twose twemeze kugira ngo bigaragaze ko uri a human kandi ko ari we ku giti cyawe byikoreye. Akambere ngo ni Quantum Wallet will not keep a backup of your mnemonic phrase. Quantum Wallet ntabwo izigera ikubikira ku ruhande iyi mibare cyangwa se amagambo y'ibanga. Aka kabiri ngo ntugomba kuyisavinga nkaho ari text cyangwa se inyandiko ya online, kwa kundi tubika nk'ikintu kuri WhatsApp, kuri email cyangwa se handi hantu, cyangwa se tukagikubita screenshot tukakibika hano. Ariko aho ngo aba hackers bashobora kuba bagifata, cyangwa se kwa kundi uyihohereza kuri email yawe ukavuga ngo reka uyiyohereze kugira ngo uyibike. Ibyo ni amakosa, ushobora kuyibwa igihe icyo ari cyo cyose. Icya gatatu ngo andika your mnemonic phrase. Mnemonic phrase zawe zandike, uzandike neza ijambo ku ijambo, uzibike offline cyangwa se ahantu hatagerwa na internet. Ubwo ni nko mu gakaye kawe ukazibika hano kandi ukazandika neza kuri ordre uko zikurikiranye. Nidukanda hano rero barahita batujyana kuri continue. Ahangaha urahita ubona ya private key yawe. Reka no turebe uko wakwimportinga wallet yawe. Turagenda hariya hejuru mu nguni hari akantu k'agakofi cyangwa se aka wallet, tugakandeho. Hanyuma baraduha uburyo burari create wallet mu gihe utayifite. Hano hakaza import wallet, aribyo tugiye gukora. Tuzirikane ko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma wallet yawe usa n'uyibura cyangwa se ukaba wakenera kongera kuyigarura bitewe no wahinduye telefone, yibwe se, yatakaye application yavuye mutabizi. Ibyo byose ni impamvu zitandukanye zishobora gutuma wifuza kuimportinga wallet yawe. Hanyuma urakanda kuri aka kantu ube wemeje ko wemeranyije n'amabwiriza, amategeko n'amabwiriza bya Quantum Wallet, ukande kuri import wallet. Aha rero tugeze hane tuba dusabwa private key cyangwa se mnemonic phrase. Njyanga kora ko mfite mnemonic phrase, ndakanda kuri import. Niba mba narazanditse ahantu runaka ushobora kuzandukura. Tugije ijambo rya mbere niba ari mouse, rya kabiri akaba ari tiger, gutyo nindangiza maze kuzuzuzamo neza, ndakanda hano hasi kuri confirm. Hanyuma bansabe gucreate cyangwa se kongera gukora undi mubare w'ibanga cyangwa se ijambo ry'ibanga. Hanyuma nimara kubikora ndemeza, wallet yanjye iragaruka, mbone balance n'izindi activities zose mba narakoze kuri wallet yanjye. Hari akantu bongeye kutwibutsa ngo Quantum Wallet ntabwo ibika mnemonic phrase cyangwa se private key yacu ahandi hantu ku ruhande, ntabwo iyitubikira. No kuvuga ngo uburenganzira bwose buyoborwa nawe ku giti cyawe. Turabagira inama yo kutigera mukopiya cyangwa se mukoporora maze ngo mupestinge ako kanya, kuko akora programme zimwe na zimwe ziba zishobora kuba zakwiba aya magambo y'ibanga mu gihe uri kuyakoporora. Ngo ibyiza ni ukuyandukura cyangwa se ugasikaninga kugira ngo ubashe kuyinjizamo. Urumva rero ko hano turagirwa inama yo kurinda cyane mu buryo budasanzwe aya magambo yacu y'ibanga. Nizeye ko iyi video igufashije, cyangwa se niba hari undi muntu waba uzi uyikeneye ko yamufasha uyimusharinge maze dukomeze tuzamurane. Ni Fanya Kazi TV, nge ni Mr. Fanya Kazi, turi kumwe.
Fanya Kazi TV, we are the solution.